turi kumwe na wa Muniga ikaze muri Versus. Umeze neza bro? Meze neza. Kariyeri wayitangiye gute ryari? Reka dutangirira aho ngaho. Man, kariyeri yaje ndi artist. Okay. Iyatara uba uvukana atari ibintu wize. Niga mu wa kabiri secondaire. Nakoraga dese cyane ariko bikabije no kwishuri ku buryo nashushanyaga urabona ibi biboro byo muri siyanse biology. Okay. Ko nashushanyirizaga ikigo cyose kuva niga mu wa kabiri nkajya mu wa gatandatu kubashushanyiriza kuri tableau. Okay. Nkigendera urumva ko nari ifite tushe gushushanya. Hanyuma ibi biboro byo nabitangiye nabyo muri icyo gihe twajyaga kuri salo yo kwishuri. Niyemera kuba petit konzi kogosha ngakinisha mashini gutyo ngenda mbikunda. Hanyuma 2013 nibwo nahize akazi street akazi kose ndaheba. Ariko nyuma nibuka ko nzi gufata tondezi nakahana akazi barakama ariko akundi ko kwiyaminiya numva nyine ko nabishobora. Ndabizi ko nabishobora kagerageza. Numva ko nabishobora. Ni nabwo bwa mbere nogosha umuntu w'umupapa 2013 ari ubwo bwa mbere mfasha umuntu ndamwogosha. Mwogosha neza bahita bamana akazi ahubwo umuboss wamaye akazi yamvumbuye ko nazi kogosha yashize igihe kuko look yandebaga yabonaga nyine arenza abona tenza avuga turi wa mupetara arenze. Ariko ngenda niga cyane kuko nakundaga kwiga naravuga ati ibi bintu ngiyemo ngomba kwiga. Naje kuvumbura YouTube ko habaho ibintu byo kwigisha kogosha njyaho ndabyiga cyane kugeza na n'ubu ngenda cyabyiga ibi bintu nago ndabirangiza. Urakoze cyane. Mu ncamake tubwiye uburyo watangiye ariko nanone nta kandi kazi wigeze ugerageza gukora nyuma yo kogosha cyangwa kwiga gushushanya warabyizeho gatoya n'ubuzima nyine ukagenda wiyungura ubumenyi nyuma yaho urogosha ariko nta kandi kazi wagerageje bro? Naragerageje bro. Haso ndakubwiye narakoze nabonye akazi muri restaurant. Aho hantu nagiye gukora bwa mbere habura amazi bantuma kuvoma ahantu kure bro. Nazanye amajerekani 2 bari banyemereye kujya bamemba 15 ku kwezi. Hari ahantu none namanitse agapira kanje kimbeho mitangamanura nditahira. Uranayareka nawe bari bakwemereye? Ndayareka. Why? Nawe byari imvune cyane. Okay. Nagiye no hari abajene b'inshuti zanjye twahuye bambaye amatimbaland ibintu birenze barangira ati bro twebwe dukora akazi k'ikiyede nawe uzaze tukujyaneyo. Naho banjyanyeyo hari ibiboro by'amabuye naryo nariteruye bro nango nasubiyeyo nabwo nahise ntaha. Urumva ko nanyuze mu tundi tuntu tugoranye kugira ngo mfate boro yanjye nyishyire imbere cyane. Tondezi yaje kukubyarira umusaruro gute? Ndagira ngo umbwireho gatoya kugira tugeze kuri briefcase. Iraremeresha. Harimo igikoresho bro. Man, Tondezi ukuntu yambyariye umusaruro. Ibi biboro nabishyizemo creativity ku bintu bitari bisanzwe hano muri Kigali. Bishyira kuri social media. Ibintu abandi bantu batatekerezaga ko bishoboka. Ndakeka ninjye watangiye kubizana ibintu by'amahaircut nyine adasanzwe kogosha umuntu ku buryo abantu b'abasaza bavuga ngo biriya ni ibiki ariko ngiye nkabona bizankorera kugezaho nyine nigaruriye urubyiruko cyane. Ngenda niyagura nanjye nkurikira abogoshi barenze bo ku rwego rw'isi nkareba ibintu bakora nkabizana noneho nkabyapurika ino kuko ino ntago abantu babizi. Niyo mpamvu uzabona nka Bushari namukoreye tentire idasanzwe mu mutwe nkashushanyamo ibintu abantu batazi nanjye mba nabikuye ahandi hantu na creativity. Nice. Uyu munsi nekereza ko urugendo watangiriyeho ntago ari hukiri kubera ko nabo wenda nagiye mfata utuvideo dutandukanye nagiye nkura kuri social media yawe nagiye mbona ko abastari benshi batandukanye bakunda kukugana. Icyizere cyaje gute cyuko abo bastari cyangwa se abantu bashobora kukwizera? Hari nabandi batagaragara wenda batabashaka kubafotora. Icyizere cyaje nyuma y'igihe kingana gute wowe usubije amaso inyuma? Hanyuma iyi deal yo gukorana n'abastari cyane nyeka ko abantu bakunda kubimbaza cyane ngo kuki abastari bose bakumenya. Ngiye nta musitari njya nandikira ngo musabe uzaze nkogoshe. Nta n'umusitari njya mbisaba benshi nta nubwo baba banzi. Ariko nshimishwa nuko mura na Christopher akambwira bro respect ku biboro byawe ngewe
ntarinzi ko ananze sibyo nkahura n'undi gutyo ariko nabo baracekinga nimba ahuye n'undi mugenzi we namukosoye ari yasohoye video nziza ari kuri New Look atarasanzweho mbona ariko nge bakurikirana kugenda babaririza kugira ngo bamenye nta handi hantu babikura. Okay, nice. Iyi briefcase tuyifungure? Fungura nta kibazo. Reka tuyifungure damu. Ariko mbere yo kuyifungura banza umukubita akantu k'agakawa. Banza umukubita agakawa. Haba harimo iki n'iki man? Harimo igitambaro cyanjye, neck paper, karinda umwanda wo kwijosi, harimo machine, amavuta, alcohol, utwo tuntu nyine tudufasha. Hano hari abantu uhereye kuri njyewe urumva nyine nta bwanwa byinshi tuba dufite ariko babwaratangiye kazaba nyine bayongiye bahamagare hano muze muri studio duhere muri RB ubonye umukiriya. Yo bro, uyu munsi ntekereza ko abadukurikiye bashobora kuba hari n'abantu benshi badukurikiye bakora uyu mwuga wo kogosha. Ku bwanjye muriramo n'abavandimwe benshi, mbona urubyiruko rwinshi ruri muri uyu mwuga kandi mbona ari umwuga mwiza kubera ko abo mpura nabo mbona ko basa neza, babayeho neza, ni akazi kabatunze nk'uko tubyuka tukaza tukajya mu kazi nk'uko nawe ubyuka ukajya mu kazi, n'aka ni akazi keza kagutunga. Urugero ni wa Muniga n'abandi benshi batandukanye. By the way, hari umurigent nshaka kuzatubira bamwita Joe Poster Kailala, ndashaka kuzamuzana next week nko kuwa gatatu nzamuzana mwicaze hano. Saper uramuzi Kailala Joe Poster nawe nzamuzana hano. Uyu munsi niki wishimira kuri uyu mwuga ariko turebiye ku rubyiruko gatoya mbere yo kuri buze no kugabanyaho hano tutwana ndadukura ni nka turi yewe bro urabona uyu mwuga ikintu ngiye nkubahira nawe utangiye usuzuguritse. Abogoshi nibo abantu nyine binywera ibiyobyabwenge bagaragara nk'abamayibobo na discipline ntago bize. Yamani nibazaga nyine se nzabaho gutya, nzabaho se nogoshera iryitanu bro, nzatera imbere nk'umuntu w'umugabo se. Yamani ariko mbyubahira ko umuntu ubikoze abishizemo discipline akabyubaha agakomeza guhasoringa akabikora neza. Hano muri Kigali hari abapapa bitunze babasaza babitangiye gutya, nanjye ngenda nganira nabo nkamubaza akambwira nabitangiye tungana gutyo, ngasanga umuviye afite imyaka 50 acyogosha kandi afite abapeti bize ameze neza. Ikindi kogosha ngiye mbifata byabaye nka sport, kwirirwa uhagaze ukora umuvinga ngiye nabonye ari sawa cyane bro. Nice. Rero ikintu nge nabwira urubyiruko, hari ukuntu wisuzugura, ikindi ugatinya gutangirira hasi. Ngiye nkunda guhura n'abapeti akabona nge nirirwa nyine ngiye nangira kogosha mu gitondo kugeza nashye nyine nakoze izina mfite abantu, wakibaza uburyo azatangira. Bro ngewe nabayeho cya gihe nigeze kogosha ubwanwa umunsi wose niriwe kuri saro. Uzi kogosha ubwanwa ni desa ukagabana na boss hari igihe gukubita 70. Nkogosha ubwanwa bumwe nkataha nkongera nkazindukira ku kazi nkogosha umuntu umwe nkataha. Ibi boro bisaba kwihangana ukicara ugapevera ugashaka abantu. Ikindi haje na social media, iyo urenze urayikoresha ugapromoting ibintu byawe, ibintu byoroshye. Uyu munsi ufite ahantu hawe cyangwa uracyari ahantu h'abandi wenda nabo bagukubita izo percentage runaka? Uyu munsi ntabwo nyikorera abantu. Nakoreye abantu igihe kinini, ngwana nuko nzicara ahantu noneho mfitemo share. Nabonye umupatina turaganira arambwira wa Muniga bambwiye ibintu byawe gututikorera, ndamubwira ngewe urabona business yacu irahenze, ngiye nafataga kuzakora studio, barbershop studio, nkakora intebe imwe nkavuga nzajya nogosheramo abajene banje, nkavuga wenda nicyo gishoro mfite. Mura n'umuntu arambwira ati twakora gutya tugafatanya gutya. Ntago nakwiyemera ngo mfite barbershop yanjye ngenyine, mfite umupatina wamfashije kugera kuri ibi byose, ariko ubu ndikorera. Yamani ntanga n'akazi. Utanga n'akazi. Imana ishimwe cyane, urumva ko ari sawa cyane. So hariho brand yawe wa Muniga. Ibi ngibi ariko bitangiye mu mwaka we? Man nabitangiye kera ako wa Muniga brand kugira ngo izina ndifate. Iri zina nabanje kuryanga bro. Kubera icyo waryanze?
numvaga nyine bidafite meaning nkavuga wa muniga ni ikintu nkavuga si abaniga ibi boro si kubera iki n'uburara nkavuga si kugeza ubwo Mary bamubwiraga kavuga si warasaze kubera iki wise wa muniga nanjye nkufa niga kumbe Mary mama muri kumwe nkavuga se niga nkavuga bro ariko ndicara nekereza ko iri boro nta wundi muntu uryita noneho numva n'umuntu uvuga ngo kwa wa muniga avuga se aho hantu ni hehe ndavuga iri boro reka ndi branding ndigire brand nice so ugiye kunkora iki turagabanyaho gakeya tugukorera ubwanwa se shabo baho n'ubundi ko nimana ari nka burindwi n'igice none se ubundi damo muri saro haba harimo akenshi haba harimo indirimbo so ni izihe ndirimbo ukunda kogosha wenda uri kumva nkunda ama hip hop okay hip hop saro ni nka gym saro ni nka gym hip hop birajyana imiziki muri saro ubundi ni akantu gashobora gutuma umuntu agukorera akantu keza music biri mu maboko so reka ngushakire nk'iya Eminem ntaribi Eminem cyane ko mukunda okay biradufata iminota ingahe hano ni amasegonda ni nka butandatu ni amasegonda okay twagiye my brother hey man akamashini kawe nako ntabwo gasakuza byataye tumashini ako buriya bushari ntagoye ntabwo agoye cyane kuko ibintu mukorera ngiye mba binyoroheye ariko hari abandi bakapo baba bagoye bitewe n'imyumvire bafite kugerageza kubwira umuntu ko ari umwartiste kugira ngo muhindurire bikagorana shari ntago ngora kuko ni ngewe umukorera ibyo nshaka ariko ari nisana ashobora kuba agoye nawe yarangoye tugihura ari nisana nshobora kumuha kala iyo ariyo yose aho ubu nsigaye muhitiramo nawe ndamubaza akambwira indirimbo afite mubwira reba ubu washutinze usa gutya ahangaha uzasa gutya yakabyumva none se buriya iyo bagiye muri shoot babikubwira mbere y'iminsi ingahe kugira ngo utekereze design aramenyesha mbere yuko ajya gushutinga wenda nka nyuma yambwira wa muniga mfite shuti ku wa kabiri wenda uyu munsi ari ku cyumweru nzaza dukora akantu ababwira ati reka ngashake ubwo aza nakabonye ariko manza bakwishyura amafaranga menshi atipe nabo barayabonye ni abantu banje baneza imbere cyane none se ubu niba atari ibanga kogosha umuntu nka gutya umuntu akwishyura angahe si yayandi se asanzwe ari umunyarwanda utabizi muri saro hari ibintu utahisha nta hantu bishyura ibihumbi 10 mu Rwanda ni ibintu bizwi nta amafaranga asanzwe make kwiyogoshesha ahantu wameshi ubanza ari 5 so bivuze ngo ni wa muniga nyine ni 5 aka 5 abarayo batarayo nayo ngayo kuko teza umunyarwanda imbere akamashini ubona ko kaba kari pro akamashini ntabwo ari bya bintu by'imigozi uzengurutse umuntu ese ubu girlfriend arabyumva man gerageza kugura ibintu byiza girlfriend arabyumva girlfriend wawe umukopine wawe reka kwirengagiza nyine mbwira narabyumva cyane twajya ngo ntahari arabyumva mbere warabanje kuyimuhisha cyangwa mubwihurira je ntabwo nigeze misha ibi biboro ni nacyo kintu nabwira nanone umuntu ubikora bro je nakoranye n'abatipe benshi bahisha ko bogosha wafotora agakwepa gatajya mu ifoto avuga ati ngiye niga ahantu warenze nakoranaga n'abatipe biga muri kaminuza ariko akaza guhigira ubuzima kuri saro ariko yihishe ku buryo yirirwa muri saro adasohotse hanze avuga ati moya no murega twigana kagenda kaneza abanyeshuri ariko mani bagiye babihisha ugasanga uhishe umuniga wawe ko wogosha akazaza ngewe nkamwiyogoshera noneho akaneza imbere wowe warabimuhishe kandi atahindura uwo yaje kureba atamuhindura rero kuvugisha ukuri gupostinga njyewe se wahisha umuntu no kuri Instagram se ubwo rero njyewe umu girlfriend wanjye nabyo yarabinkundiye yakunze ko nkunda ibintu nkora
ndanabimwubahira tu. Aradefiriza cyangwa afite agakwafe gato? Ndamwogosha nawe. Ni umwogosha? None se ubona indi ukogosha bro? Abana njyewe rero mfite abapeti benshi banyogosha kuko uko nguko nkora maze na traininze abana benshi, hari benshi nagiye mfasha, mba nizeye ko ubumenyi bwanjye yiganye nshobora kujya kumureba kankorera. Rero ndabafite benshi hariya mu mujyi haruzuye, mfitemo ababingwa benshi bazi koga. Imana ni byiza, Imana ishimwe. Twe turi kuvuga ku bahanzi, abandi bahanzi bamaze kukugana ni abahe? Reka mvuge, nagiye mbona no tu video nagiye mfata, nabonye ufite nyine ahantu basayininga nk'uko dufite aho basayininga hariya. Amaze kugusura hariya nayigize kera, wabonye ko hariya nakoreraga mbere, nari nakoze background yo gusinyaho y'abasitari, ariko haba hato mbura uburyo mbigenza, nabigaruye ubu. Hariya abamaze kuhasinya ni producer Element, Chris Easy, na n'umunyamakuru witwa Irene Murindahabi. Abandi nabo ntago baraza bose, ariko ndabizi ko bazaza kuko mamaze icyumweru kimwe, 1 week. Ya bose ntago barahaza. Imana ishimwe. Mary, mama mu rugo, amaze kubona ko uyu munsi wenda hari aho wavuye, hari naho wagiye, washiftinze, wabonye umupartner, ugiye gutangira kwikorera, mugiye gukorana, uri guha abana akazi, yabyakiriye gute, yakubwiye? Ngiye nkunda gusaba mama wanjye, nyine we amara time nini ari kunsengera, ni umukristo cyane, akunda nyine kunsengera cyane, ansabira ibyiza. Hanyuma nanjye iyo mbonye resultat nta wundi mbibwira, ndamubwira Mary, courage, komeza unsengere, bya bintu birimo birakunda, kuko ndanamufasha, n'umubyeyi wanjye n'umukene, ngomba gukora cyane bro. Mary wanjye nyine nkazamushyira, navuga ngo nabyaye umuhungu, nabyaye umuntu w'umugabo. Ubuzima wakuremo n'ubuzima bumeze gute bro? Man, tag life. Nabayeho uburyo bugoye, njyewe narezwe na Mary igihe kinini. Papa wanjye yagiye tukiri bato, turi abasore 5 abana, urumva guhasoringa n'umubyeyi w'umugore ku bana 5. Twabaye Kigali tujya mu cyaro, urumva nyine kuba mwaramenyereye ubuzima bwo mu mujyi mukajya mu cyaro, hantu hataba kamambiri zisazuki, ukajya no kwiga primaire wambaye ibirenge, urumva yuko ubwo buzima buba butoroshye. Mwaje kugaruka i Kigali ryari? Ntabwo twagarutse i Kigali, kuva Febale wanjye yakitaba Imana twagiye mu cyaro. Mera aba mu cyaro, Borari, natwe nyine tuba turi guhiga, abavandimwe barahiga, nanjye ndahiga. Urumva KGL n'ubundi nari sanzwe mazi, nyine nahaje ari mu mujyi nzi. Buri ibintu byose wakoze ubikunda bikugira umumaro. Uyu mutwe wanjye wabonye ari normal, uyu mutwe wanjye wa muniga baba, ariko ufite umutwe wa fresh, ariko nanakubwiye ko tuzahindura agaheya kacu tuzagakora. Aba yanze kuvugisha kuri nyine imbere y'Abanyarwanda, ndimwe reka muhereze ko afite umutwe neza, kudahengamye. Ariko bro, muri discipline y'ubwogoshi bwacu kiranazira kikaziririzwa kubwira umukiriya ngo ufite umutwe mubi. Wegerageza ubuhengamu, nakubaza umubwira ati kuva nabo, wabwira umuntu uti ni wowe ufite agahanga keza, akabogosho kawe gaconze neza, urumva ushobora kubabaza umuntu. Bro, njyewe njya kuri arena nkabona abantu bari kunsuhuza benshi ntanazi, ati nabariya bro usatwogoshe tuzazi wawe, ntago nabashobora. Yangenda rero mfata abapeti ukaba training, nkareba tarafite nkamutraininga, nkamuha ibintu byanjye, nkamenya ko nuza ukambura nzakubwira ati mugenzi wanjye ararenze.